amaze gupostinga ibi bintu nje nagize ibyo mbabwira ni mu bihuze noneho naryajwe niwe miyara Venkeri ijwi se risubizemo ijwi se njya kujya biransa kuri vugaho ijwi si ngombwa ko tunarikina abantu narikina abantu bongera baryumve irijwi Clement harabagira ngo ubaye wasomye iyi poste ukumva ijwi ukumva nibyo tuvuze ukumva nibyo tuvuze wahita uhuza ibyo bintu twashaka tugahita twitahira kabisa kuko kwirirwa erega nuko abantu kuko hano hanze hari abantu bashaka ngo gusigasira ngo urugo bakaza no kumubwira ngo niko zubakwa ibi bintu mubyirinde uyu mwana ya postinze byanze bikora amuciye muri humye akabipostinga kugira ngo abantu bamenye ubuzima arimo aracamo katwumve yiwe ni mubimbaza muzabanze mushake undi muramaze ikintu muzabanze mushake ngoko Doroka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane aho ni hamwe oya babonetse narekeraho reka umvamo akantu aho ngaho Dorcas ibyo yahere ku by'urugo iby'urugo ni mubimbaza murabishakamo iki muzabanze mushake iyi post ikintu ivuze urabona kwa kundi ushobora gushimutirwa mu nzira mu muhanda mu modoka ariko ujya gutyo ukamena ikirahure ukahita ubona nk'ukwezi ngo muntabare iyi post ni kiri kwerekana uyu mwana yavuze ati mu minota 30 cyangwa se 15 ntihabura abantu bari buyibone barahita bamenya uko ibintu bimeze yagera kuri 40 hano yabivugiye kwa Irene iby'urugo rwe abwira muri umuntu we ko atifuza kumubona yakoze nk'ibyo yakoze ni nko kuvuga kuko hari abavuga ngo bari by'imico muri Burkina Faso ibintu nk'ibyo ngibyo hakazamo ibindi bintu n'ibindi uvuze igisharabia cyangwa ntabwo zikiri muri Burkina Faso cyane Burkina Faso urumva icyo ntoye muri abantu baza kwintervena muri ibi bintu icyo ntoyemo muri aka gace gato buriya Clement nagiye ngana n'abagabo bubatse hari umugabo mukubitana mu kiganiro agahita akubwira ati shaka udashaka atuze ukuntu ari byiza gushaka ukaba ufite umugore babwira hano kuri televiziyo kuri radio ariko umuntu utamerewe neza umuntu mu rugo bitameze neza iyo muhuye ahita akubwira ati kumeze neza kuri kwihemberwa ku isi waretse ibyo bintu uri rukanswa n'iki ko ni mukuru wawe nakubanjirije iyo niyo message yashakaga kuko iyo biza gusa ngo bimeze neza mu rugo yari kuvuga ati ubundi urabura yari kuvuga ati Dorcas ntabahungu bagutereta urabura iki ntujye urarwaye tukuvuze mwana yaravuze mu kiganiro abantu bagira ngo ni irungu nageze mu rugo nkajya ndarandira ngo mama kanyoherereza Dorcas ahubwo asaba irungu ufite umugabo ukunda irungu ufite umugabo ukunda hari umugabo ukunda ushatse ukunze mumenyanye muziranye ngi ikintu mutarimo kumva kandi kiremereye muri aka gace gato ko tugiye gukina kandi gace ni ahantu njye nabahaye urugero iyo umuntu urugo rumuryoheye umuntu wese bahuye aramubwira ati ariko Clement uzashaka ryari ati shabite wowe bundi ariko umuntu rwabihiye iyo muhuye ahita akubwira ati ashaka ukiri muto ya wakwihanganye nk'ubwo uri rukanswa ni turamenye abo ni abantu babiri batandukanye niba wumvisha aya majwi yahuza uraza kumbwira komeza ijwi hano kintu iki kandi gace zaburetse oya reka mwabantu turahunga umvisha ko kantu Clement mwabantu mwe in fact ni nk'akantu yari yibutse nk'ibintu byahise birodinga kandi biremerwa kuko ntago bivuga yishimye nk'ibintu nk'urusenda nyine amaze kubwira Dorcas ati Dorcas mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto ati mwabantu nko kwibuka ubuzima bwe abayemo mu rugo ibahe navugaga kina audio tuyisoze byihorere Dorcas azabaretse namukubita iyo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane wese ukoratse ukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi Imana ubaye nk'uwa oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kwijya kure oya mwabana ni mu myaka cyangwa ni mu myaka
ni mu myaka Ni mu myaka. abatekerezaga ubundi buto oya ni mu Oya, myaka ni mu kereka myaka. wowe none se Keretse hari wowe. ibyo hari ibyo basobanuye hano ko wowe. mushaka Oya, ni mu kumusobanurira myaka ariko. ku butari bwinshi Oya, ni mu myaka. ubwo kimushaka Oya. kumusobanurira ibyo Mbese atavuze ubundi buto. anyway Urumva? reka dusipoze ko ari imyaka ahubwo sibyo aho urumva ko njye reka uvuze sipoze neza. ko ari imyaka yavugaga Eh, arimo arabwira Dorcas ati mwana wanjye Nanamubajije ngo ntuzashake ukiri wowe muto ko wabikoze uri muto. ndamubwira ati ni umugambi w'Imana Ati iby'Imana nyine ntawamenya niko yavuze. ariko hari aho bageze Ati, baramubwira ati ntawamenya. we si umugambi w'Imana umugeze ati Ati, mana yanjye navuga ati wowe ati niyo uramenye mana nayibuze ati niyo mana nyibonye nayibuze natokesha wakandi yarahise atokesha ariya ni ukuvuga ati mana ati ryo nabonye ntibikabe. ibi bintu rero mw'abantu mwe muri buze kujya ariko muri ariko iki ubwo utarajya kibazo aho ngaho Dorcas nani Vestine yagiye kupostinga bino yamaze kubloka umugabo we kuri Instagram urebe ntabwo bagikurikirana yamaze no gusiba amafoto yose bahuriyeho nayo rero ko nari ibiki byose nari ko ntabicekinze yose bahuriyeho ibyo bintu ntabwo nabicekinze ndetse na Dorcas ayo yari yarapostinze barimo ari babiri na Dorcas nabikoze nawe yasibye ngo sinabibonye. ndimo ndababwira nyine njye mba nakurikiye jyayo kwa Vestine nubona nta foto n'imwe yera yirabura ndetse Vestine akurikira abantu 21 batari mu uyu mugabo kuri Instagram amasine nakarebye Vestine akurikira abantu n'amafoto y'ubukwe ntayarimo yashaka umubwire tunatangiye bibabwira ko nayari ya none se umwavugaga ngo na rya zina ngo yari account yashizeho yahakinzwe kandi agaforowinga Idris ahubwo yari yariyise Odarawogo Udrawogo yari yarabishyize ku mazina ye nabyo yabikuyeho nabyo ntabiriho nabyo yabikuyeho noneho ugasanga ari forowingira ba Traore bariya bakora kuri My Empire nahizo ni Traore wo muri ngayizo ni kapiteni akiforowingira ba Safi Madiba naye rero none ni Traore kapiteni kamikazi rwose wanjye kamikazi wanjye nawe Usiko yagiye arasiba nawe aravuga nta ati nose zose zashimuswe tubimenye nawe yagiye arasiba aravuga ati muramenye none uzana Dorcas nawe nta mafoto y'ubukwe ari yasibye ay none ze ndakubeshya ngo mbigire ay urumva ibintu rero birakomeye ntabwo bikomeye byoroshye Abantu. umwana yatinyutse aravuga ahubwo ahubwo abantu bamuri iruhande niki cyamukanze? mwakomeje kumuhatiriza Nyine, ni iki kuko cyabayeho ntekereza ko cyatumye yarabibabwiye ko ibintu umuntu asiba. bimugoye Ntekereza ko yarabibabwiye. hari n'umuntu utubajije ngo niki cyabaye cyatumye umuntu uri muri Canada avuga biriya mu gihe uwo avuga ari mu Rwanda ni nko kuvuga ngo ndi mu Rwanda ntaho nari kumucikira cyangwa Urugero. cyangwa ndi mu Rwanda oya ndi muri Canada buriya abantu babana hari ibintu byinshi baba baziranyeho hari n'amakuru baba babona menshi uri muri Canada urimo urashaka umugati wenda bakavuga atanyuza bakaguha n'ibizibiti ahwingutsa agasonde wowe akumbwiza ukuri mbwira ukuntu reka ukwihangana kw'abagabo turaziranye mbwiza ukuri ukuntu ushobora kuza ukambwira ngo mfashe umugore wawe mujyanye icyumweru 2 mbwiza ukuri uri umugabo ntaryo ndise yabaherekeje ku kibuga cy'indege ku kibuga cy'indege ho yarabaherekeje rwose tubwizanye ukuri reka tujya muri realite na kamere yacu nk'abagabo hari n'umuntu waza Emi tekereza girlfriend wawe yagiye mu kazi arakubwiye ngo venkeri ngantwaye mu kazi nzamara ukwezi abagabo n'ukuntu turemetse ukuntu turemetse mu buryo bumeze gutya tuvugisha ukuri njyene na mama natekereje ako kantu urabona nk'iyo umugore ageze gutya agatabanyuka kidogo uzi ko azamara iminsi ngaha adahari hari utumesaje usubiza inbox witsimbye utangira gusubiza weruye ngo na Irene amafoto y'ubukwe ntakiriho nawe yayasibye we sinzi ko afiteho na byinshi ariko amafoto y'ubukwe ya congratulations se na za save the date yari adufiteho ntitwabona ntabwo yabura na yayandi ari gutanga impano cyangwa ari kuvuga ntabwo yabura so igihari rero njyewe akawunti kuba ariye njye ahantu na confirmiye ko ariye rero ni uko bigisohoka abantu bakimara kubihererekanya yahise abisiba iyo iza kuba yashimuswe yari kugumaho byari kugumaho wenda agakoresha nk'akawuti ya Dorcas ati nyaboneka ni cyangwa agasaba akajya na live yari kujya ku ya Dorcas yari kujya na live akajya na live akajya ku ya Irene bari kumwe bakajya live bakavuga ati nyamuneka ikindi cya kabiri
sinzi umuntu wamubwiye ngo abisibe niba yakosheje iyaba byari no gushaka kubihirikira mu kuba ari fake hari ukuntu bariya bintu ubigorora hari hase kuyita ubwihorere n'izindi post zose ukazireka hagashira nk'icyumweru mu gitondo ugashyiraho ibintu by'amabitcoin mu gitondo ugashyiraho ibintu by'urukozasoni kugira ngo yereke abantu ko atari uri kuyikoresha akawundi atari uri kuyikoresha ariko ase imibare ni wese uyigira ubwenge ntabwo ari imibare ni buri wese uyigira uratekereza hari ukavuga ati ndava muri iki kibazo ngiyemo n'ibyo ikibazo kiragaragaye ariko ndakivamo ntenemye iyo n'indi mibare urumva iyo n'indi mibare rero ikiriho ni ikiriro hari n'abandi nabonye nabo bashaka kwihuza ngo urumva ngo arashaka ngo impamvu ngo yake ngo ubuhungiro ngo muri Canada ngo arimo arashaka ngo impamvu ngo azatanga ngo kugira ngo aya ntago si atagaruke n'ahari impamvu umugabo ngo aramparasinga ntago impamvu cyari kwera ubuhungiro abantu bari gutekereza ahubwo kare hari uwambwiye ngo uvuga ibyo ngibyo kare hari uwambwiye ati aho wenda mugani ntashaka kugacomoka akaba avuga ati kugira ngo divorce zorohe ntasubiye mu Rwanda reka ngaragaze ko ntishimye ariko nigumira inaha ariko nabyo kare ndimo kushaka byinshi arambwiye ati bari no mu nzira bashobora kugira hano ejo ubwo ibyo kugumayo byo n'ababiretse ariko njye ndiwe nari kwigura n'ubundi ntaki kandi naha wamugana urugo rwawe rumeze kuri wundi wabuza kugira cyazo yenda nuko utazabona divorce divorce ayibona gute bayiguha iyo umaze umwaka buri utabana n'umuntu ariko iyo umaze umwaka mudahura mutanavugana bigaragara nk'aho mwatandukanye ubukwirwa barayiguha bagafata nk'abataye urugo so ngayo rero inkuru ni uko imeze ikiriho rero reka tugana ku musozo dutange inzira ibi bintu bishobora gukorwamo abe ababyeyi be abe inshuti ze za hafi abe abajyanama be please uyu mwana ni mukure muri uwo mwana uyu mwana arabangamiwe cyane urugo rwaramuremereye urumva uyu mwana ushobora no gusanga yaragiye urumva yaragiye akagenda yagize nyamara ugasanga ntiyigeze ahura byibuze na Venker abanza amwereke umujyi na Ema abanza amwereke Nyamirambo Kerema abanza amwereke Nyarugenge gutyo ugasanga umwana yagiye gutyo yagiye Musanze nta mpamba yagiye nk'aba Musanze cyase yagiye nyine wese nta mpamba oya yagiye Kinyarwanda ndimo kumvereka yagiye gakondo yakomeye erega imvugo ukoresha irakomeye no siri wese wayumva ko kwirengagiza mbishaka hari igitari kumvikana hari igivugo yagerayo rero agasanga mu by'ukuri hari ikindi kibazo agasanga uyu ninge urumva ibyo nabyo byose birashoboka cyane mbe guhirikira uyu mwana muri ruriya rugo yatanze integuza kenshi yabivuze mu marenga kugeza ubwo abyeruye ku karubanda uyu mwana ngewe ikintu rero mbona gikeneye Clement kitari icyo hari ukuntu umuntu nanabonye abantu bashaka kubitwara gutyo hari ukuntu hano muri industry hajemo ikintu cyitwa gutwika ku buryo umuntu rimwe azanataka ku buryo rimwe umuntu azataka anameze nabi aratekereza urwo akabaga ngo igihari ubwo si ubwo urumva ntuzibeshyira nago kubita ni bya bindi twahereyeho iyo tuza kuba dufite inzego zubakitse z'ubuhanzi hakabaye hari urwego azagera i Kigali cyangwa yagera mu rwaba rwatangiye kumenya amakuru none hari nk'urwego ku buryo aza bamufitiye umuterapisti psychologically bakamwicaza bakamuganiriza agakira mentally kuko niyo yaba uko byaba byagiye gukira mentally batamubwira ngo niko zubakwa atabapara biriya byazi ko zubakwa byo ntibirimo akaganirizwa kumvishwa ko birashoboka byaba ibyo byose ariko ubuzima burakomeza wabiguyemo bibaho nk'abantu bandika ibitekerezo ngo kuvuga ngo ku nkuru y'umugabo ngo wasenye ngo nawe ngo ufite urugo ndarufite nyine none se gusenyuka nibwo wumvise inkuru ya mbere yo gusenyuka nose kwireka niko kubaka oya ahubwo ze ndayireka wa mugani ngo babane basubira cyo bibakemura iki anyway wa mugani udusunikiye mu kujya mu bitekerezo ko ibitekerezo ni byinshi niyo minota turimo reka Venker arebe kuri WhatsApp nyure kuri YouTube oya nakwakira na telefone ebyiri na telefone turagenda tuzakira akira telefone ebyiri tuzivugeho then noneho tuhite
ya mu bitekerezo hano baribajije ngo none se ntabwo atwite ibyo gutwita rero gutwita bimenywa na nyiri gutwita n'umugabo umuntu ushobora no guhura uyu munsi atwite ejo mugahura adatwite ntawamenye uko bigenda hanyuma ati araseka cyane ati yasanze angana na ya mpano indesi uwizeye niko avuze mu buryo buto yavugaga n'ubuhe mwemeza ko ari imyaka hari mesaje zirimo amagambo nyandagazi nari buze gusoma kuri radiyo ubwo nawe birasaba ko biraza gusaba gusoma mesaje umuntu acenguza kurya ifi ati rega murabona na English yanditse iri hasi wabona ururimi rumugora akabura nuko bakemura ibibazo kuko ntazibana zidakomanya amahembe ibyo ni ibisanzwe rwose ariko birumvikana ibyandika se byumvikana ati urashaka ko Emi amurebesha hejuru mu ijuru rya Gasogi uraza arimo arivugisha Dorokasi ngo wagira ute uzi ko ati muhumure Imana izabikora neza ati go and check Irene delete the all pictures of marriage Irene nawe ubwo yayasibye ati network ntizakoraga ari mu Rwanda kumva telefone ni yandi kira telefone kugira ngo atabipostinga halo mwiriwe ko numva wababaye ese nanjye ndi umubyeyi ndubatse yego ariko burya ku Emi yes Clement na Venker kubaka